Reka nongere mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYaakov Yeshua HaMashiach. Maze anachnu chorchim liluchot hayom. Tugiye kureba iki uyu munsi. Uyu munsi tugiye kureba niba Adamu na Eva aribo bantu ba mbere koko babayeho. Reka manze rero mbasuze mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Nkuko mbikubwiye tugiye kureba niba koko Adamu na Eva aribo bantu ba mbere babayeho nkuko twabibwiwe. Mbere yo kwinjira muri reka manze nkubwire nti kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Nkaba nkomeje no gushimira abakomeje kwiyandikisha ku bwinshi kuko binyereka ko munyote ukuri. Wibuke ukuri kubohora imbohe. Subscribe rero niba utariyandikisha, nawe wiyandikishe nkonongeye gushimira mbikuye ku mutima. Adamu na Eva ese dusanze atari bo bantu ba mbere baremwe, byagenda gute? Twarabeshywe, twarabwiye ibinyoma, kuko abantu benshi hirya no hino batangiye kugenda baza bavumbura ibintu twahishwe kera na kare. Ese koko turamutse dusanze Adamu na Eva atari bo bantu ba mbere baremwe, muri Bibiliya ubwayo ikaba itwereka ko hari abantu bashobora kuba bariho mbere cyangwa se barabanagaho na Adamu na Eva, nkuko natwe tugiye kureba uyu munsi turebe kuko ibyo bintu twahishwe kandi noneho bikaba biri mu ijambo ubwaryo. Reka tuze tubyinjiremo turebe. Ibyo dukunda kubwirwa rero twabwiye kuva kera na kare nuko amateka twabwiye Adamu na Eva, tubwirwa ko Adamu yabaye umugabo wa mbere, Eva nawe aba umugore wa mbere, akaba ariho abantu bose bakomotse. Ariko mu itangiriro kabiri batubwira ko Imana yaremye Adamu imukuye mu mukungugu imushyira muri Edeni, niko twese tubizi. Ariko reka dusome neza twitonze turebe aho ibibazo byose bituruka, abantu ibibazo bibaza mu itangiriro rimwe no mu itangiriro kabiri. Mu itangiriro rimwe Imana yaremye ikiremwa muntu, umugabo n'umugore, yarabaremye mu bwinshi. Byumvikana nkaho ari abantu benshi mu bwinshi yabakoze ibaremye rimwe. Noneho mu itangiriro kabiri tugasoma ko Imana yaremye Adamu mu mukungugu imushyira mu busitani bwa Garden, muri Garden ya Eden. Noneho ifata Eva imuvana mu rubavu, niko tubisoma, niko batubwira. Noneho gatabibaza, ese izi mvugo ebyiri ziremwa ziratandukanye? Ese mu itangiriro batubwira abantu babiri baremwe gutandukanye muri chapitre ya mbere, nkuko bavuga ngo bari benshi. Noneho muri chapitre kavuga ko yaremye Adamu, nyuma Adamu urubavu rwe aba rwo ruvamo Eva. Urumva ko ibintu bibiri bitandukanye. Ibibazo rero aho bizamukira ni hehe? Wibuke Gahini amaze kwica Abeli. Ninde Gahini yatinyaga? Yaravuze ngo bashaka kunyica. Katubyumve. Gahini amaze kwica Abeli, Imana yaramuvumye kuko yari amaze kwica umuvandimwe we. Noneho Gahini ararira aravuga ati, uri bumbone uwo ari we wese ari bunyice. Uretse gatoya, ninde Gahini yari afite ubwoba bari kumubona uwo ari we wese? Niba kuko Adamu na Eva na Gahini aribo bantu bariho gusa, ni ukubera iki Gahini yari afite ubwoba bw'abandi bantu bashoboraga kumuhiga kugira ngo bamwice? Ariko yavugaga, mufite ubwoba ko wambona wese yanyica. Kandi none byongeye nyuma Gahini yubatse umujyi, kandi umujyi tuzi ko kubamo umujyi uba ufite abantu. None abo bantu bose muri umujyi yubatse bavuye he? Ibi rero bikaba bitwereka ko hashobora kuba hari abandi bantu bari bahari babanaga na Adamu, cyangwa se bariho na mbere yuko Imana irema Adamu na Eva. Reka tubirebe. Ahubwo
bishobora kuba bisobanura ko Adamu ari we muntu wagiranye isezerano bwa mbere n'Imana, akaba ibyo noneho bita kuremwa. Hano rero ukundi kuntu bigaragara, Adamu ushobora gusanga atari umuntu waremwe bwa mbere, ahubwo ari we muntu wahawe isezerano bwa mbere n'Imana. Umuntu bwa mbere Imana yashyizemo umwuka wayo Adamu, kugira ngo batandukane n'abandi bose bari aho ngaho. Mu yandi magambo, abandi bantu uko bari bariho, ariko Adamu na Eva bakaba bari bihariye ku bwabo, kuko ari bo bagiranye isezerano n'ubusabane n'Imana, akaba ari Imana yahisemo. Reka turebe rero, tugiye hanze gato ya Bibiliya, turebe uko bishoboka ko Adamu na Eva rero bagiranye isezerano n'Imana, ariko bashobora kuba abandi bantu. Twinjiye muri siyansi iravuga iti abantu bariho kera hakoreshejwe siyansi, ubushakashatsi, imyaka 1000 mbere y'uko Bibiliya itangira kuvuga kuri Adamu. Ariko noneho bakibaza bakavuga bati, ese hashobora kuba hari abandi bantu bari bahari? Ariko ntabwo siyansi ihinyuza ibyo Bibiliya ivuga ko hari iremwa rya Adamu na Eva, ko ahubwo Adamu ari umuntu Imana yihitiyemo kugira ngo ikiremwa muntu kizamukomokeho, akaba ariyo mpamvu natwe turi hano uyu munsi. Ibi rero akaba ariyo mpamvu siyansi ivuga ngo itangiriro ritavuga ku bantu, abo bantu bari bahari hafi aho ngaho, abo Gahini yatinye. Noneho bakibaza bati, ese aba bantu bariho ni bande? Ni bande? Ko Bibiliya itatubwira amateka yose yo kuri abo bantu bari bahari, ariko bakatubwira gusa abantu bakomotse kuri Adamu na Eva kugeza n'amagingo ye. No kubera iki? Reka turebe rero, niba Adamu na Eva atari abantu ba mbere bari imbere, ese hari icyo bihindura ku myemerere yacu cyangwa ku myizerere yacu? No, oya. Gusa nuko ububwiru tugomba kumenya, tukamenya ati Gahini yatinyaga abandi, tukamenya abantu bari bahari, tukamenya uko byagenze, umva amateka yose, tukamenya uko yuzuye kugira ngo tubohoke ukuri kuzatubohora. Gahini, umugore yafashe amuvanye hanze y'uwo muryango we, yarinde yavuye he? Iterambere ryariho kera ryakorwaga n'abandi abantu niba batari bariho. Twereka ko ku Mana isezerano ryayo, ubusabane bwayo ibuha abantu yihitiyemo. Bikatwereka ko Adamu na Eva bashobora kuba barahiswemo kugira ngo bafate iryo sezerano, ariko hari abandi bantu aho ngaho Imana itahaye isezerano. Reka turebe rero, niba Adamu na Eva bari abantu ba mbere, cyangwa se niba atari bo bantu ba mbere, ahubwo bikaba ari isezerano Imana yabahaye, uko byaba bimeze kose, message, ubutumwa buragaragara neza ko Imana ubwayo ishobora gutenesha ushatse, kandi ubutumwa bwa muntu cyangwa amateka ya muntu ni magari. Hari byinshi tutazi, hari byinshi twahishwe, tugomba kwinjiramo kugira ngo tubimenye kuko ibyo twabwiwe, nge teka mbibwira abantu nkavuga nti ibyo batwabwiwe ni igice. Hari abantu benshi bamaze kuza hanze bagaragaza uko Bibiliya yandikwa. Bibiliya dufite ukajya no kurara amabuye ya kera yanditswe ibihumbi n'ibihumbi, imyaka 2000 mbere ya Bibiliya. Ibyanditse kuri aya mabuye yanditswe mbere ya Bibiliya imyaka 2000 nibyo biri no mu Bibiliya. Bitwereka ko ibintu byinshi babihishe reba ko imyaka 2000 bafite ijambo bari gusura bakariyungura uko bashatse, ibintu byose baduhishe ni byinshi cyane. Ngiye nemera ko ari byinshi cyane, ahubwo nta n'ikintu na kimwe tuzi. Niba rero ibintu bigukangwe kugira ngo nawe ushakishe urebe ko abo bantu ni bande bari bariho mbere, byagenze gute, kuki babihisha, turi hano gute, twavuye he, byagenze gute kongera iteka. Ndibaza ubona abirabura, ukabona abazungu, ukavuga uti byagenze gute, twese twakomotse, byagenze gute. Niba rero wumva ibintu biguteye amatsiko yo gushakisha, nawe andika muti ndashaka kumenya ukuri,
ndashaka kumenya ukuri kandi ntiwibagirweho gukanda like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, wiyandikishe subscribe, ubisangize abandi kugira ngo ubu butumwa nk'ubu bujye bugera ku bantu benshi cyane, kuko ukuri kubohora imbohe kandi Bibiliya tugomba kwinjiramo neza tutari abanyamadini, ahubwo turi abantu bashakisha ukuri, kwa kuri kuzabohora imbohe. Nkamugushimira rero twabanye, Imana ikomeze kurinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.